ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل واطيعوه فقد فاز المتقون الطائعون. قال الله تعالى في كتاب محكم تنذير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. dutangiye dushimira Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala, ikuzo nishimwe ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah. Allah twikingikiriza, Allah twiyambaza, Allah dusaba iteka ryose. Mukuri wa Allah subhanahu wa ta'ala yayoboye nta ushobora kumuyobya, ndetse na wa wundi wayobejwe n'irari ry'umutima we agahitamo gukurikira irari rya roho ye. Mu by'ukuri uyu nguyu nta wamuyoboka, kabone nubwo byaca mu nzira zimeze zite igihe Allah subhanahu wa ta'ala atashatse kumuyobora. Ndahamya mbikuye ku mutima wanjye nta gushidikanya ko nta ndi Imana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri no kugaragirwa mu kuri uretse Allah, kandi nkanemeza ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Mana, turagusaba ko wamuhundagaza w'amahoro n'umugisha we nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira idini mu kuri kuzageza ku munsi w'izurwa ry'ibiremwa. Bayisilamu bavandimwe bagaragu Allah, umunsi nk'uyu nguyu uhambaye, ijuma ya kabiri ikurikira ukwezi gutatu kwa Ramadan, cyangwa se muri uku kwezi kwa Shawwal, mu by'ukuri mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbabwire yuko nk'uko umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda waba wabitekereje ukareba ibikwiye ukabidukiriraho, uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri ko tubihambaye mu buzima bw'ikiremwa cyitwa umuyisilamu. Umuyisilamu, iki kintu tugiye kuvaho yagombye kugishyigikira, yagombye kugishyira mu maraso ye mu buzima bwe bwa buri munsi, agahora atekereza kuri iki tugiye kuvuga bavana w'Isilamu. Ntawe uzigera agitera umugongo uretse ko azabaho mu buzima bw'inzitane hano kuri nosi, azaba hari umunyagihombo, azaba afite ibibazo bitandukanye kandi bidafite igisubizo wa Isilamu. Ari nayo mpamvu kubiha agaciro no kubyumva no kubishyira mu bikorwa biguhesha amahirwe y'ubuzima bwiza bwa hano kuri nosi, kandi bikazanaguhesha amahirwe yo kwishimirwa imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo muzi cyari cyo Isilamu, icyo nta kindi bavana Isilamu uretse kumenya. Ubu tugiye kuganira ku gaciro ka Qur'an, ibyiza byayo, ndetse mu by'ukuri n'ibyiza byo kuyishyigikira. Igihe cyari cyo cyose ukaba mu bashyigikira Qur'an ntagatifu bavana Isilamu. Impamvu mvuga gutyo bavandimwe nuko Qur'an ubwayo ifite agaciro gakomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala yayihaye. Ako gaciro Allah subhanahu wa ta'ala yayihaye katumye natwe dutegekwa kuyubaha no kuyishyira mu bikorwa ibyo Qur'an dutegeka. Iyo turebye ku baswahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bo mu by'ukuri bamanurirwaga aya mategeko ya Qur'an, mu by'ukuri bayimanurirwaga buri aya umuntu yavuga ko yashyize mu bikorwa, umuntu yavuga ko yayimenye ko yayimenye yashyize mu mutwe we, yarangiye akanayishyira mu bikorwa, akajya kuyishyira mu bikorwa. Ari nayo mpamvu abavana Islam Qur'an uburyo bwo kuyitaho no kuyiha agaciro no kuyiyumvira no gutegekwa kuyishyira mu bikorwa uko Allah yabidutegetse, turaza kubisanga mu byiciro bigera kuri 7 byose, mu byiciro bigera kuri 7. Ejo utazaba ufite kimwe ukavuta inge byarakemutse, ejo utazaba ufite 2 ukavuta inge karakemutse, ejo utazaba ufite 3 ukavuta inge karakemutse. Twagombye kuyishyira mu bikorwa mu byiciro bigera kuri 7. Ndatangira kuri aya aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira agaciro ka Qur'an. Imana twete inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam.
Allah subhanahu wa ta'ala ati mu by'ukuri Qur'ani niyo iyobora abantu ku nzira itunganye kuruta izindi. Urashaka kunyura iyihe nzira izakuyobora ku nzira itunganye mu Islam? Inzira itunganye tuyisanga muri Qur'ani ntagatifu. Inzira yubahitse imbere Allah subhanahu wa ta'ala tuyisanga muri Qur'ani ntagatifu. Ibisubizo by'ibibazo byacu biri muri Qur'ani. Imana iti inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam. Mu by'ukuri Qur'an niyo iyobora abantu ku nzira igororotse kuruta izindi zose, itunganya kuruta izindi zose. Wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihat, ikanaha inkuru nziza babandi bemeye banakora ibikorwa byiza, babandi bemeye nyuma yo kwemera kwabo babanira neza bagenzi babo, bahoza iswala, baba hari abanyamahoro muri ubu buzima bwa hano kuri nose. Babandi bemeye bakanarangwa n'ibikorwa byiza, anna lahum ajran kabira. Inkuru nziza ibagezaho ni iyihe? Nuko bafite ibihembo bihambaye imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni Qur'ani ntagatifu, ni Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yahaye icyubahiro guturuka muri Al-Jannah mu ijuru rya karindwi ukaza ukayigeza kuri Muhammad ndetse no kubayihaye agaciro hano kuri nose. Abo Allah subhanahu wa ta'ala yarabiyubahishije kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala nunga Imana tubati yab'athu Allah yawm al-qiyamah, Imana izazura abamenyi ba Qur'ani ku munsi w'imperuka. Yab'athu Allah yawm al-qiyamah, yab'athu Allah li'ulama yawm al-qiyamah, Imana izabazura ku munsi w'imperuka. Nirangiza bakira hariya ibahamagara mu ijwi riranguruye babwete ya ma'ashara li'ulama, yemwe bantu twahaye ubumenyi bw'iyi Qur'ani. Niko Allah subhanahu wa ta'ala azababaza, yemwe bantu twahaye ubumenyi muri Qur'ani. La mu'adha ilm bikum illa al-ilm bikum. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ubumenyi bwa Qur'an uretse ko Allah yarabazi. Allah subhanahu wa ta'ala yarabazi Qur'an. Imana tugaragariza yuko Imana itoranya beza kabariho ibi ishyira Qur'ani mu bituza byabo. Islam twadukwiye guha agaciro amagambo Allah subhanahu wa ta'ala, twadukwiye kuyubaha, twadukwiye kuyagenderaho uko byagenda kose. Imana Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati Imana izavuga ati yemwe bantu bahawe ubumenyi, ntago twakiza ubumenyi mu bituza byanyu illa la'al bikum, uretse ko Allah yarabazi. Allah subhanahu wa ta'ala yarabasobanukiwe. Wala mu'adha ilm bikum liyu'adhibukum. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yakiza ubumenyi muri mwebwe kugira ngo azabibahanire, kugira ngo muzabiryozwe. Imana iti izhabu, ngani mugende mwinjiye muri Al-Jannah faqad ghafartu lakum. Allah yamaze kubabarira, Allah yarababariye. Qur'an Imana tubwira iti al-ulama, abantu bahawe ubumenyi nibo batinyu Allah subhanahu wa ta'ala kuruta abandi. Niko Imana tubwira muri Qur'an, Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala yirahamya innama yakhsha Allah, mu by'ukuri abagandukira Imana bya nyabyo, abatinya Imana bya nyabyo min ibadihi, mu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama ni babandi bafite ubwo bumenyi kubera yuko bitondera amategeko Allah subhanahu wa ta'ala, bitondera amategeko Allah ko yako barayazi, bitondera gushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse, bafite ubwoba bwo kuzahura n'Imana. Ni nayo mpamvu Islam Qur'an ifite ubuhambare bukomeye cyane tutaganiraho muri minota ya kutuba ngo tubirangize. Ndetse nako gaciro ka Qur'an niko kazatuma Allah subhanahu wa ta'ala no ku munsi w'imperuka Imana nyagasani izazana Qur'an mu shusho y'umuntu, imuzane imugeze imbere y'abagaragu be cyangwa se imbere y'ababandi bayihaga agaciro. Hanyuma Qur'an izagize ifata umugaragu wa Allah imubwira iti ya Rabbi, ya Mana yanjye, uyu mugaragu wawe yangize impamvu yo gukunda no kwanga kwe. Ntabwo yakundaga uretse ko yakundaga bigendeye kuri Qur'an, nta nubwo yangaga uretse ko yangaga bigendeye kuri Qur'an. None nyagasani ndakwinginze ndagusabye kugira ngo niba ufite icyo umuhemba umuhembe. Ubusanzwe mu buzima busanzwe ku munsi w'imperuka batubwira ko aba bantu ba Qur'an bazaza urungano ruri hagati y'imyaka 25 na 30. Mu byo bazahabwa ntabwo bazigera basaza abavana Islam, ntabwo bazaba ari abana bato, nta nubwo bazigera basaza kubera Qur'an ntagatifu. Na hano kuri no muzabireba abantu b'abayisilamu bahaye agaciro Qur'an ntabwo bajya bagenda ku kabantu ngo bahaje. Muzabirebe hano kuri no
ni nayo mpamvu bavana abasilamu imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala iyi Qur'ani azahindukira arebe Qur'ani ntagatifu yatewe rumuri rwanjye ku isi ya magambo yanjye yuje ukuri yuje urugwiro ku biremwa byanjye mu by'ukuri gira icyo usabira umugaragu umukunzi wawe ndaza kukimuha. Qur'ani izatangira itakambira abantu bayihaga ukuri kwayo muri ubu buzima bwa hano kuri nosi, muri ubu buzima bwa hano kuri nosi itangire batakambire. Imana nyagasani katubwira iti mujye musoma Qur'ani, mujye mwita kuri Qur'ani, muyiha agaciro. Inna Qur'ana al-fajr kana mashhuda, Qur'ani yo mu museso, Qur'ani yo mu gitondo mu by'ukuri kana mashhuda izababera umuhamya ku munsi w'ikiyama. Ini dalili y'ibindi mu mvuga bavana Islam, izababera umuhamya, yo izakubera umuhamya. Hanyuma Allah subhanahu Qur'an izatangira itakambira abakunzi bayo kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala azarahira abati mu by'ukuri ndarahira ku magambo yanjye yuje ukuri. Qur'an ntagatifu ko abayihaye agaciro, abayubake, abayihaye ukuri kwabo bagiye guhabwa ibintu bitanu bitazigera bihabwa abandi bantu. Ntabwo byose ndabirongora, bazahabwa ibintu bitanu. Muri ibyo bintu bitanu mu by'ukuri ntabwo bizigera bihabwa undi muntu uretse abo bantu bahaga agaciro Qur'ani, babandi bari abantu ba Qur'ani muri ubu buzima. Ni nayo mpamvu abasilamu ibi bihembo ntabwo ari ibya buri muntu wese. Niyo mpamvu niyo Qur'ani isomwa, Qur'ani Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati niyo Qur'ani irimo irasomwa Imana ikira urusika rutagaragara hagati yawe Muhammad na babandi batayemera, na babandi batayemera. Allah subhanahu wa ta'ala akira mu rusika. Imanti waja'alna ala qulubihim akina an yafqahu. Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala ati mu by'ukuri dushyira urusika rutagaragara hagati yawe na babandi batayemera batemereye Qur'ani. Imanti wa idha qara'at al-Qur'an, iyo uri musoma Qur'ani ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaba mastura. Allah subhanahu wa ta'ala ati mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala ati n'igihe uri musoma Qur'ani we Muhammad twadushyira urusika rutagaragara hagati yawe n'abandi batayemera. Allah akbar. Urwo rusika kugira ngo batabasha kuyumva, batabasha kwa kundi abantu bayumva bakayikerenza bakayifata uko bishakiye. Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu yanavuze ati afala tadabaruna al-Qur'an, ese abantu iyo basomerwa Qur'ani barayumva barayisobanukirwa. Ama ala qulubihim akfaruha, cyangwa se bafite ingufuri ziziritse ku mitima yabo. Bavana Islam muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam twadufite amahirwe menshi n'ibyiza byinshi cyane kubera iyi Qur'ani twahawe. Ariko hatuvugwa ko ku munsi w'imperuka Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala izazura buri muntu wese. Allah akbar. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yarabwiye Abdullah ngo namusomeriye aya ngiye kubabwira aya 41 muri surati Nisa mu gice cya 4 ku murongo wa 41. Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye umusore atangira asoma Qur'an, arasoma ageze kuri aya intumwa y'Imana irarira. Abantu baribaza ati niki kimuriza? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta kindi yababwiye uretse ko yababwiye ati nta kindi cyandizaga uretse ko natekereje kuri aya magambo aho Imana tuwiti fakaifa idha ji'na min kulli ummatin shahid. Ubibona ute bizabimeze bite? Ni gute bizaba byifashe umunsi Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala azazana buri muryango n'uwari umuyobozi wawo. Idha ji'na min kulli ummati bishahid, Imana ikazana buri muryango n'umuhamya w'uwo muryango. Allah subhanahu. Nawe Imana ikazakuzana kugira ngo ube umuhamya kubo warushijwe wawe. Intumwa y'Imana iti Imana irakomeza iti waji'na bika ala haula'i shahida. Nawe Muhammad tukakuzanwa kuri ukazanwa kuri ummati Muhammad kwanga ababiri Muhammad. Ibaza bavana Islam iyi ayo utekereze uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam azazanwa yari umuyobozi wa umma. Harimo bakoraga amasengesho y'abatanu ku munsi, babandi bitwarikaga amategeko Allah subhanahu wa ta'ala, no muri bo hari abirirwa muri maasi zitandukanye mu bibi byinshi cyane.
babandi baziruye ibibi byose bakabikira ku mugaragaro. Nta kindi ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam azavuga kuri aba bantu baziruye ibyo byose, uretse ko azavuga ati inna qaumi ihtahadha hadha alquran mahdura. Uretse ko azavuga ati mu by'ukuri umma wanjye, uyu muryango wanjye, aba bantu banjye, inna hadha qaumi, mu by'ukuri aba bantu banjye, tahadha hadha alquran mahdura, ni babandi bateye mu bwongo Qur'an barayirengagiza barayitererana kuri ko kwitererana. Imana izaturinde kuba muri abo bantu. Abo bantu rero bateye umugongo Qur'an, batayihaye ukuri kwayo. Ibn Taymiyyah rahimahullah yabashyize mu byiciro bigera nko kuri 7 bavana Islam. Iki cyo cya mbere ni babandi batayikunda ngo bayige, bayiha agaciro kayo, bayiga. Ugasanga mu buzima bwe umuntu agiye plan akavuga ati ngewe muri uyu minsi uyu mwaka urarangiye ariko mfite inzu ariko ntikoze neza, inshallah umwaka utaha amaze kuyikora amasuku isa neza. Umuntu akavuga ati nari mfite inzu imwe ariko inshallah umwaka utaha mfite inzu ebyiri, nari ngeze muri uyu mwaka ndashaka umwaka utaha nzabe mfite diplome y'ibi ngibi, nari mfite permis ebyiri ariko nshaka nzabe ngize permis ya gatatu. Umuntu agashyira plan agapanga ibyo byose akayipanga, ariko akibagirwa idini y'inyuma. Ugasanga mu byo yapanze byose ntihigeze atekereza ariko Uislamu, abana be, umugore, umuryango, mubatekereza bati abayisilamu abo nshinzwe nabo bazabageze kuri ubu rwego kw'idini. Ari no mpamvu Uislamu ujya kure ugasanga umwisilamu wari uzi mu myaka 20-30 yashize, iyo muhuye usanga ntacyo yahindutse ku Uislamu bwe. Kuri Imana ugasanga ni wa wundi. Ukibaza iri terambere riba rigana hehe niba dutekereza iterambere ry'ibindi ariko tugasiga idini yacu inyuma? Uratekereza ko nituyisiga inyuma abuzukuru bawe, abana bawe, abuzukuruza bawe bazasanga idini wabateguriye wowe imeze izaba ihagaze ite muri ubwo buzima? Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none ingaruka kuri ibi bintu, ntabwo twadukwiye kwicara tudategura abana bacu kuzavamwe abayisilamu beza b'ejo hazaza. Ntabwo urugero turiho rwari rushimishije 100% ku buryo wumva yuko wowe ari rwo rugero wakwifuriza umwana wawe ejo hazaza. Hari abandi bantu bahaye agaciro ibi ngibi urwego bagezeho, kugeza ubwo umuntu wese azi neza ko kugira ubumenyi mu idini n'iteko ry'Imana akabanza akarikira mu bikorwa, nyuma yo kurikira mu bikorwa ashaka akajya kuba umushumba w'inka, akajya kuba umushumba w'inka ariko ari dogiteri mu idini, afite doktora mu idini, yarize idini ayisobanukiwe, ariko yashaka akajya kuragira inka ko yakwitegeko ry'Imana yashyize mu bikorwa. Aba bose mubona, abo bose ndimo mvuga Abayisilamu, ku munsi w'imperuka tuzaturi guhatana twese dukeneye ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Utekereza urwego uzabuhagazemo. Tuzaba turi ku rubanza rumwe duhatana twese turi gusaba firidausi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu yabaye shekhe, yabaye dogiteri, yabaye afite doktora mu Islam ariko ajya kuragira amatungo ye cyangwa ajya kuyaragira abandi, ariko ibi yabikoze kugira ngo ashyire mu bikorwa itegeko ry'Imana dutegeka gushakira ubumenyi. Kini kimwe bavana Abayisilamu. Abantu barica bagaterana, ugasanga mu by'ukuri baraterana inkunga mu bintu bitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga turimo turibaza ku bashekha bacu, abarimu bacu, ugasanga baraza batugana, uriya yize hehe, urafite butawe ingana iki ku Muislamu? Ibyo tukabibazanya hagati yacu, ariko nyamara ukibaza wowe uruhare rwawe n'uruhe ruhare ufite mu gutegura noneho umwana wawe ukamuha mustawa nziza, ukavuga uti noneho uyu mwana wanjye inshallah ndagira ngo azave nk'umushekhe mwiza ejo hazaza. Abantu ntabwo bari bakwiye kuba uyu munsi wano bakivuga bati twabuze imamu none tugomba kwicara ibibazo byavutse, ugasanga induru zavuze. Dufite amafaranga, dufite ubushobozi, dufite buri kimwe cyose, twagombye gutoranya umwana mwiza uruca abandi, uruta abandi mu guha agaciro idini, twajya tukamutoranya, tugahuza imbaraga, tukamurihira, tukamwigisha Uislamu, akaza twigisha ibyo twamuhaye twebwe. Akagaruka ari umushekhi wacu, tumubwira tuti mwana wacu ibi twabikoze kugira ngo tuzamurire abarumuna bawe, hanyuma ibyo bigakorwa. Hako ni bande bafite fikira nk'iyi, ibitekerezo nk'ibi ngibi bifitwe na bande bifuza kugira ngo mu by'ukuri idini zamuke mu gace kabo? Ni bangahe batekereza barya? Ari naho mpamvu bavana Abayisilamu Ubuislamu bwo kwambara amakanzu,
ubuyisilamu bwo kwambara ingofero, ubuyisilamu bwo kuryoshya, ariko mu by'ukuri wajya kureba ibiri mu mitima yawe ugasanga nta buyisilamu burimo. Ibyo ntaho bizatugeza imbere Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Imana ireba ibiri mu mitima yacu kuruta uko ireba ibigaragara inyuma y'abantu. Ireba ibiri mu mitima yacu. Icya kabiri muri ibi bintu birindwi Ibn Taymiyyah yavuze, mu by'ukuri ni ukutayisoma. Imana nyagasani yarategetse iravuga iti na Qur'an nisomwa muzaceceke, muyitege amatwi muyikurikire kugira ngo mubashe kubabarirwa. Qur'an yisomwa ukayiha agaciro, ukayumviriza, ukayisomerwa, ukayumviriza, mu by'ukuri ubwabyo bifite ibihembe imbere Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse ukanababarirwa kubera kumviriza Qur'an, amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nta kintu na kimwe muzabigerageza mu birebe, umwana ararira akarira, wamwegeza Qur'an iri gusoma agaceceka akayumva. Umwana w'uruhinja utazi icyo ari cyo, utaramenya, nabikoze inshuro nyinshi, mbabwira nabikoze inshuro nyinshi. Umwana akarira ukamwegeza Qur'an iri misomwa, umwana agaceceka akumviriza Qur'an. Imana tuba muri Surat al-Jinn, amajini arimo aragenda mu ijoro, arimo aragenda araza kugera hano intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo arasoma Qur'an. Amajini arabwirana ati muceceka twumva ayo magambo arahambaye. Amajini arangije aratubwira ati Qur'an, Imana atubwira ati inna sami'na Qur'anan ajaba. Amajini ubwawe yarahamije aravuga ati mu by'ukuri twumvisha Qur'an, twumvira hambaye. Qur'an irahambaye, yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Wallahi amajini ubwajya gukora dawa, ajya gukorera ibwiriza butumwa bagenzi babo, amagenzi yayo y'amajini ajya kuyakorera dawa, abwira ibyo bumvishe, kugeza ubwo ubwati wa lan nushrika bi rabbina ahada, ntabwo azongera kubangikanya Allah na rimwe ko ya Qur'an yumvishe. Uyu munsi wa none umuntu ateye ate kubera icyo umuntu atakumva Qur'an ngo yumve ari amagambo meza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aranatubwira ati ntuzafata amazu yanyu nk'amarimbi. Ntabwo mu bibera mu marimbi harimo no gusomerwa, ntabwo hasomerwa Qur'an burya. Ariko hari amazu uyu munsi wa none kuyigera usanga ari nko mu marimbi, utazangamo agace gato kangana urwara ka Qur'an gasomerwa muri iyo nzu. Umuhanga muri iyo nzu n'uririmba zanza akagendana niko njya nzita kagakiza, bajya baririmba ugasanga abantu ntigiye gusanga abakobwa ahantu mu musigiti bari gukora amasuku, bari kuririmba indirimbo za Theo. Nababaza nta kindi mwabonye mwavugira mu musigiti uretse ibyo ngibyo. Ndikanga abantu iyi dini yabigana he niba tugera no mu musigiti kumva nta ibyo ari byo byadutwaye wallahi. Ari naho mpamvu ujya kure ugasanga abantu batonze umurongo ku badidije, njya bivuga inshuro nyinshi, ugasanga abayisilamu buri munsi buri mugoroba aracyagenda agaruka, ugiye mba ngiye kuya filime ndaza kureba ni mugoroba. Arimo aragura filime arazigura buri mugoroba, agomba guhinduranya season yava akazi yindi gutyo, ariko ugasanga mu by'ukuri ni bangaye batonda umurongo nyuma y'amabambwa ati duhe Qur'an tuye kumviriza mu majyana. Uyu munsi wa none umubyeyi arafata umwana akamwohereza ati jya ku ishuri, jya kwiga dini, jya kwiga Qur'an, ariko Allah ugasanga ya minsi 2-3 dufite mu cyumweru, iminsi 2 ku gatandatu no ku cyumweru umwana azabonekamo kabiri mu kwezi, kandi ari kumubaza umusaruro wo kumuvamo umuntu mwizima mu idini. None si nibyo byonyine gusa abayisilamu twagombye gukosora, twagombye no kumenya abayisilamu na wa mwana wagiye ku ishuri kubwira umubyeyi ngo uyu mwana akeneye n'igitabo cyo kwigiramo Qur'an, akagira mustawa nziza ku idini, umubyeyi ntashaka kubyumva. Kubwira umubyeyi tugiye umwana arakeneye ikaramu n'ikaramu kugira ngo yige ubuyisilamu ni ikibazo. Nyamara uyu munsi wa none uratsindisha umwana ukamujyana hariya. Njya nkunda gutanga urugero w'Islam, iki kintu mucyumve. Ufata umwana ukamutangira muri gardienne imyaka igera muri 3, ngira ngo umwana akazamuka primaire umurihira amafaranga, nibyo ndimo mvuga, akajya secondaire umurihira amafaranga, akajya kaminuza, rimwe na rimwe yarangiza na kaminuza, yarangiza kaminuza ugasanga afite diplome ko yize ikintu kimwe, afite ubumenyi mu kintu kimwe cyonyine gusa.
ugasanga diploma afite wenda reka ntanga urugero ni dogiteri kwa ko afite ubuhanga mu kuvura indwara zo mu gutwi gusa. Nagerwaho n'ufite ikibazo cy'ijisho aramwohereza ahandi ati binge ntago nabyize. Urumva imyaka yaramaze muri ayo masomo. Ariko twebwe twumva ko umwana wize amezi 2 ku musigiti ubwo byatamenye ubwo byarangiye kugira ngo agire ubumenyi bw'ubu buzima bwa hano kuri no se ubumenyi bw'ejo hazaza abeho ari bwo buzima bwa buri munsi kubera Qur'an irahambaye abayisilamu. Tugomba kuyiha agaciro, tugomba kuyubaha, tugomba kuyubahisha abana bacu bagakura bavuga bati ngiyi Qur'an yo kubahwa. Bangaye mu ngo zabo giye ugasanga inyandiko za Qur'an barimo barazitera imigeri barazikandagira buri munsi. Wallahi ugasanga nta nubwo bafite bw'ibyo bintu n'ingaruka bishobora kumugira no kubiha agaciro byamunani. Uyu munsi wa none uratsindisha umwana ukajya mu isoko ukareba amakayi meza, ikaye niyo nziza umutoranyiriza amakayi meza, baga nziza mare buri munsi, ugasanga abantu bemeye gutanga imitungo. Bamwe bagurisha amasambu, abandi bagurisha inka boroye, amatungo bari boroye kugira ngo umwana ajye kwiga ibi. Ariko rimwe na rimwe ntabwo ndabona njya mbivuga, ntabwo ndabona umubyeyi wicara ngo avuga ati ngewe reka ngurire iyi baga nziza mbonye ndabona ari nziza masha Allah, wajya yishyamo Qur'an, wajya umwana wanjye akayishyamo Qur'an agiye kwiga ku musingi. Utekereza ku gaciro duha amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, agaciro duha Qur'an, utekereza ubwa gaciro duha idini yacu kangana iki? Icyo ubwacyo jye ugitekerezaho. Nukuvuga ngo Qur'an yagombye kuba hejuru y'ibindi byose dutekereza, kuko nibwo buzima bw'umuyisilamu. Ibyiza byose dukeneye tuzabikura muri iyo Qur'an. Ni nayo mpamvu ntago ibi bintu 7 byose nabivuga ngo mirangize, ariko icya gatatu uyu Ibn Taymiyyah aratubwira ati icya gatatu mu by'ukuri nukutayiha agaciro mu kujya gute mu kuyubaha. Rimwe na rimwe uzareba mu mazu y'abayisilamu ugasanga umuntu yafashe Qur'an yigerekaho ibiki n'ibiki bitinda gasana byose, wamubute ma Qur'an nsome akajya gushaka uburyo ajya gutunganya no koza Qur'an kugira ngo igarure makana bona uburyo yihinguka na kuri uwo kibaza. Abisilamu bate bataza agaciro ka Qur'an. Imana tuwati law anzalna hadha alquran, law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthar nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Imana mu by'ukuri Qur'an mubona yo tuza kuba twarayimanuye ku misozi, niko Allah tubwira law anzalna hadha alquran ala jabal. Yo Allah subhanahu wa ta'ala aza ku inshingano yaduhaye tw'abantu, yaza kuziha imisozi ni Qur'an. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah, mwari kubona biri guhinda umushyitsi, ukabona amabuye ari barasohoka mu misozi, umusozi ugashwanyagurika kubera gutinya Allah, kubera gutinya amagambo Allah subhanahu wa ta'ala. Niko Imana tubwira byari guhinda umushyitsi uko muzi umutingi tubaho kubera agaciro n'uburemere bw'iyi Qur'an. Imana isoze ayati bwite watirika li amtharu nadribuha lin-nas. Ibi ngibi Allah subhanahu wa ta'ala tuwati watirika li amtharu nadribuha lin-nas, izo ni ingero duha abantu. Niko Imana tubwira izo ni ingero duha abantu la'allahum yatafakkarun. Wenda hari bayitekerezaho bakayumva, batekereza kuri izi ngero bakumva uburemere ifite. Ariko se nibandi bazitekerezaho izi ngero, nibandi bazitekerezaho kabatari koko niba Allah tubwira yuko imisozi yari gushwanyuka kubera uburemere n'amategeko n'agaciro n'icyubahiro Qur'an ifite, wowe muntu wayakiriye wiha agaciro kangana iki? Al-muhim mu gusoza abavandimwe ntabwo ndaza gusoza ntabibukije yuko mu by'ukuri uyu munsi wa none ikintu cyiza birashoboka ko uvuga uti ngiye byarandangiranye, ngewe wenda birashoboka ko aya mahirwe ntakiyafite 100%, ariko hari make yo gifite yakoreshe. Urafite ubushobozi bwo gutegura umwana wawe, umwana w'umuturanyi, ukabutereka ntango umutungo kugira ngo umwana yige Qur'an. Kuko Qur'an Imana yayiduhereyeho ibihembo, kuyisoma, kuyisomerwa, kuyigisha mu gihe mpamvu nyinshi zose.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم مع ذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه لغفور رحيم وهو البر الكريم إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نونجي gushimira Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha n'ibisakaye ku ntumwa y'Imana Muhammad. Imana amahoro n'umugisha we n'abiyo n'abamukurikiye kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo abafana b'Abasilamu bagaragwa Allah, abantu bazaha agaciro aya magambo Allah subhanahu wa ta'ala bafite ingabire zikomeye cyane ku munsi w'imperuka, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati mu by'ukuri Imana izabwira babandi bababyeyi bigisha abana babo Qur'an, bababyeyi bigisha abana babo Qur'an, Imana izateka abana ati musome Qur'an, mujya ukusomye aya uzamuke mu rwego, aya buri aya muzamuke mu rwego. Hanyuma ababyeyi ngo bazazamurwa mu ntera kubera Qur'an abana babo bazaba barimo barasoma. Nibarangiza nibageraho irangiriye, Allah subhanahu wa ta'ala ategeka aba bana bagati ngaho nimwambika ababyeyi banyu ikamba, mwambika ikamba ry'icyubahiro, bambika ikamba ry'icyubahiro kubera Qur'an. Nibarangiye bavati bashimira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana babwiti ibi nuko mwigisha abantu banyu Qur'an, nuko mwigisha abana b'anyamagambo Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abafana b'Islam ntabwo nsoza mvuga byinshi, ndagira ngo nongeye mbabwire nti mu by'ukuri dukwiye guhindura ibyo dutekereza byose. Innamal mu'minina alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, abemera Imana ubundi b'ukuri, abemera Imana banyabo, alladhina idha dhukira Allah, ni babandi iyo bibukijwe Allah, iyo bibutsa Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, imitima yabo irakangara, ikagira ibyitekerezaho, ikagira ibyo yibuka, ikagira ibyo ikoraho kubera yuko bibutse. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatumul iman, mu by'ukuri basomerwa izi aya za Qur'ani imani zabo zikazamuka. Abone bafite imitima itari yayindi idanangiye, ako nubona usomerwa aya ukabona nta gihindutse, saba Allah subhanahu wa ta'ala korohereza umutima wawe uradanangiye. Umutima wawe uradanangiye, saba Allah ko yagukuriraho ibyo byawudanangiye kugira ngo ubashe ku mutima wumva kandi wumvira. Wa ala rabbihim yatawakkalun, Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati basomerwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala imitima, wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhumul iman, imani zabo zirazamuka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kandi bakaniringira kuri Allah, biringira kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Abone uzasanga bakora iswani yuko Imana tubwira, batanga amaturo, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala muri izi aya Imana yavuze ngo ulaika humul mu'minina haqqan, abone uzasanga arabemera Imana ukuri, abemera Imana banyabo, babandi Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ko ari abagabo muri idini y'Islam. Bityo rero kugira ngo dushikame tuba abagabo bindahemuka muri idini, tugomba gushyigikira urumuri rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri reka nsoze mbabwira ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati mu by'ukuri uwo Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubumenyi muri Qur'an abamuhaye ibintu bitatu by'ingenzi. Niyo mpamvu mayuridu Allah bi yufaqihu fi dini, uwo Allah subhanahu wa ta'ala ashakira ibyiza muha gusobanukirwa mu idini. Iyo Qur'an yo rero uwayibonye wagize amahirwe yo kuyisobanukirwa aba yabonye ibintu bitatu. Icyambere nuko Allah subhanahu wa ta'ala bamuhaye ubuyobozi, ubwo arayoboye kubera Qur'ani
ndababwiza ukuri ko iyo ninjiye hano nkasanga nubwo yaba ari umwana w'imyaka 15 ariko mu by'ukuri akaba nduca Qur'ani, uwo ni ugomba gutambuka akaza hano imbere, ni ugomba kunyobora kuko ako gaciro yaragahawe Allah subhanahu wa ta'ala yakamuhaye. uwo ni ugomba kuyobora abandi, haba mu iswala haba ni nawe dusanga tugisha inama kuko asobanukiye byinshi kuturusha. Kuko Qur'ani ntagatifu bayisilamu, Qur'ani ntagatifu. Icya kabiri, Allah subhanahu wa ta'ala bamuhaye riziki, amafunguro meza. Nta muntu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubumenyi muri Qur'ani uretse ko ababonye riziki, amafunguro meza mu buryo bworoshye, mu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yoroheje, kubera agaciro k'amagambo Allah subhanahu wa ta'ala abaho neza, abaho neza. Ni nayo mpamvu nanjye ibi mbabwira, ntabwo Sheikh runaka azambwatinje kugusura, ushobora kuba amaze imyaka 3 wenda ntarye inkoko, ariko ntabwo Sheikh yavira umwaho, ntabwo yavira mwaho mpaka ngomba kuyishakisha nkayimukerangira neza, nkayiteka ku buryo biruta uko nayiteka. Ntangira akaza akayivovora kubera ko afite ubumenyi bwa Qur'an. Ibyo ntabwo ari kuri nge gusa, nawe niko byaba bimeze n'undi wese, bingana n'ubushobozi bwa buri muntu aba Allah subhanahu wa ta'ala bamuhaye ubu. Icyo ibi ngibi icyanyuma ari nacyo nsorezaho, Allah subhanahu wa ta'ala uwo yahaye Qur'an aba yamuhaye cyubahiro. Ibi usanga ari by'abantu bamaranira hano kuri nosi, abantu bamarana bashaka ubuyobozi, bashaka icyubahiro, bashaka kubaho neza, ariko byose biri muri Qur'an. Uzashaka ibi ngibi rero alayhi Qur'an ni ngombwa kuri ibadullah. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وأطيعه فإن طاعته أقوى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واخذروا أسباب سقط الجبال فإن أجسامكم على نار لا تقوى وعليكم بالجماع فإن يد الله مع الجماع. فقالوا بإيمان وفرنغ نجيكم بجنة ما يقولون الله نقيوها kwa abubaha Imana ni wafite insinzi hamwe imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi mu by'ukuri turangwe no gushyira hamwe, dufatane urunana, dushyira hamwe, dushyiraho imbaraga mu gushyira mu bikorwa amateko Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna yadullahi ma'al jamaa, kwa kuboko kw'Imana, inkunga y'Imana iri kuri babandi bishyize hamwe bavana Islam wa man shashaza fi nar, kandi nta n'uwitandukanye n'abandi uretse ko bari kugenda gana mu muri. وعلم تنمنيكم أن غادا بين يدي الله موقوفون وبعملكم حسبون ولا تفرطكم نادمون وسيعلمون الذين ظلموا معي من كبير. ejo hazaza twese tuzaba duhagaze imbere Allah, imbere y'umuremyi wacu, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, umunsi abantu bose bazaba bahagaze imbere y'umuremyi wabo. wa bi'amalikum hasabun, kugira ngo dukorerwe ibarura ry'ibikorwa twakoze, wala tafritukum nadimun, ndetse tunaryozwe tunahanirwa ibyo twacumuyeho, ibyo tutatunganye. wasayalamuna ladhina zallamu ayyaman kabira yakaburu, bazibuka babandi mu by'ukuri bumvaga ariko ibyo bumvishe bigaca iburyo bigahinguka ibumoso. Wallahu manakamenya Imana iratuwe wa man azlami man dhukira bi ayati rabbih, ninde wakwihuguza kuruta wa wundi wiswa amagambo Allah thumma a'rada anha, yarangiza kayatera umugongo, warubizi neza ko icyo gifite khair kuruta iki, wowe ugatera umugongo iki gifite khair ugahitamo ikidafite khair kweli, ugahitamo ikidafite inyungu ku buzima bwa hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Uwo niyo wihuguje kuruta abandi, kandi ngo abo nta n'uzabatakambira ku munsi w'imperuka. Imana ha intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro n'imigisha ikanateka abamarayika ku musaraba yagira ati inna Allah, natwe abemera Imana tugite inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. wa qala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sallallahu salatan wahida sallallahu bi ala asha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأرض عن أصحاب نبيك الخلفاء منهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ونساء سبت نبيك رضوان الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين.